ry'Imana nkuko twabwiye kubivuga mu minsi ya Noheli iminsi ya Christmas ni ibihe byiza cyane byo kwibuka ukuntu umwami wacu yemeye guca bugufi akaza muri iyi si kugira ngo ayivukiremo kandi gahunda yo kuducungura nyine bitangiye. Tugiye gusomerwa ijambo ry'Imana noneho tubone gukomeza n'ubusobanuro. Bateguye gusoma ambuke maze hano asome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana ry'uyu munsi turarisoma mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice cya mbere, turahera ku murongo wa 26 tugeze ku murongo wa 38. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umutwe w'amagambo haranditse ngo Gaburiyeli abwira Mariya yuko azabyara Yesu. Mu kwezi kwa gatandatu marayika Gaburiyeli atumwa n'Imana mu mudugudu w'i Galilaya witwa Nazareti ku mwari wari warasabwe n'umugabo witwaga Yosefu wo mu nzu ya Dawidi. Izina ry'uwo mwari ni Mariya. Amusanga aho yari ari aramubwira ati, ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ariko we ahagarika umutima cyane w'iryo jambo atekereza ibimenyetso byaryo. Marayika aramubwira ati, witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu uzamwite Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe buzashira. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka wera azakuzaho, n'imbaraga z'isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Kandi dore mwene wanyu Elizabeti nawe afite inda y'umuhungu yo mu zabukuru, uwitwaga ingumba none uku ni ukwezi kwe kwa gatandatu, kuko ari nta jambo Imana ivuga ngo igere. Mariya aramubwira ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbere uko uvuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Twakira ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe. Ijambo tugiye kumva uyu munsi ni ijambo rijyanye n'inkuru nziza yabwiwe Mariya. Umutwe w'amagambo w'ijambo ry'uyu munsi nabise ngo umunsi wo kumva inkuru nziza. Amen. Burya iminsi ntabwo isa. Hari umunsi w'ubudasanzwe. Ijambo ry'uyu munsi natekereje ko naryita ngo umunsi wo kumva inkuru nziza. Uyu Mariya yari umwe mu bakobwa bari baritondeye ibyo bari barumvise ko abakobwa mbese b'amasugi, umwe muri bo agomba kuzagira amahirwe twumvise hano. Noneho Mariya yari mu bakobwa bategereje nk'abandi bose kuzumva inkuru nziza, ariko ntabwo yari azi ko ari we. Gusa yari yizeye akavuga ati, hari igihe wasanga ari igihe, ariko ubwo umunsi wo kumva inkuru nziza ni uyu nguyu. Agiye kubona marayika araje amubwira amagambo nk'uko tuyasomewe nonaha. Inkuru nziza burya hari igihe izana impinduka mu buzima bw'umuntu, ariko iyo ari inkuru nziza nyine iyo mpinduka n'ubundi aba ari nziza. Uyu mukobwa Mariya yari afite fiyanse, ategereje ubukwe. Imiryango izi neza ko hari ubukwe butegerejwe. Inshuti zo hafi ntekereza ko bari bamaze kumenya ko
Mariya na Yosefu rwose ubukwe bwabo buri hafi, bari mu bihe mbese byo gutegereza ubukwe nk'uko muzi ubukwe buba bumeze. Agiye kubona abona haje marayika uzanye inkuru nziza, ariko inkuru izahindura amateka ye. Uko bari bapanze na Yosefu siko byakurikiranye, kuko hicutsemo ubundi buryo bwo gusama. Uburyo bundi bwo gusama bidakozwe na Yosefu, ahubwo bikozwe mu buryo bw'umwuka wera. Aya nayo ni amagambo akomeye cyane. Mu by'ukuri umuntu wese aba akeneye inkuru nziza, umuntu wese aba akeneye kubwirwa inkuru nziza, kandi inkuru nziza nyine aba ari umugisha. Mariya yagize umugisha kuri uyu munsi, ariko uyu munsi nawe ushobora kugira umugisha ku giti cyawe. Amen. Inkuru nziza ntabwo ari iya Mariya gusa, nawe wakumva inkuru nziza. Amen. Ahari uyu munsi ni umunsi wawe wo kumva inkuru nziza, kandi ndabitangaje, uyu ni umunsi wo kumva inkuru nziza kuri wowe. Amen. Ni umunsi wo kumva inkuru nziza. Aya ni amagambo dukwiye guha agaciro cyane, ukayishyiraho ukumva ko ari wowe ubwirwa noneho uyu munsi. Ubwo marayika araje asanga Mariya nyine aho yari icyo gihe, aramubwira ati ni amahoro uhiriwe, umwami Imana iri kumwe nawe. Ubundi ijambo ni amahoro, iyo haje mu ijambo ngo ni amahoro harimo guhumuriza. Mariya agiye kubona marayika araje, ntekereza ko bwari bwa mbere abonye marayika cyangwa se yumvise n'ijwi rye, aravuga ati ndapfuye. Imana ubwayo Imana itumye marayika, ubu ngubu byakomeye, bimeze gute, agira ubwoba. Marayika ati humura witinya, humura rwose, humura, ahubwo nkuzaniye iki? Nkuzaniye inkuru nziza. Amen. Marayika nyine abaza ubwenge, aravuga ati uyu muntu reka amaze muhumurize, afite igihunga, ashobora kuba azi ko wenda nzanywe n'ikintu kibi, reka amaze mubwire ko muzaniye inkuru nziza. Abanza kumuhumuriza. Amen. Icyaba Imana ngo iguhumurize nawe uyu mwanya. Amen. Icyaba Imana ngo iguhumurize we gutinya Imana, ahubwo wumve wishimiye ko Imana yagusanze. Amen. Imana igutera ubwoba, ahubwo Imana iguhumurize kandi ikubwire ko uri umunyehirwe. Amen. Marayika aramubwira ati witinya Mariya, kuko uhiriwe ku Mana, uri umunyamahirwe. Witinya ahubwo aho gutinya, menya ko ugiriwe amahirwe, ugiriwe ubuntu, uhiriwe ku Mana. Kandi dore uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Uzasama inda, uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Mwe nabwiraga mu kanya, uzasama inda, ntabwo urumva Yosefu se atavuyemo. Yosefu yavuyemo. Uzasama inda, uzabyara umuhungu, yamubwiye n'umwana azabyara nyine igitsina cye, uzamwite Yesu. Amen. Inkuru nziza yabonetse. Uzabyara umuhungu, uzamwite Yesu. Agomba kubyara Yesu atari umugisha udasanzwe. Icyama nawe Imana uyu munsi bakubwira ngo humura witinya, kuko imbere yawe hagiye kuza umugisha. Amen. Witegura, hagiye kuza umugisha. Mariya yabanje gutwita, ntabwo dushobora gutwita imigisha burya. Ntabwo dushobora gutwita umugisha. Amen. Mbere yo kubyara ubanza gutwita, hari ibintu bibanza gusuma, ukumva hari ibintu biri guhinda ariko byiza. Ibintu bishimishije, ibintu biguhesha amahoro, ibintu bituma wumva wishimye, bitangira ugategeka kumva bikunyeganyeza, uburyo uri gutwita umugisha. Amen. Umugisha ujya kuza nyine wabanje gusa nkaho ugushyushya, ukumva ko hari ibintu ugiye kwinjiramo bishyashya mu buzima bwawe. Icyama ngo mutangire gutwita umugisha w'Imana kugeza igihe nyine uzasohoza. Ngo azaba mukuru, kandi uwo ni Yesu. Azaba mukuru, azitwa umwana w'Isumba byose, kandi umwami Imana izamuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi. Ivuze Dawidi muri Isirayeli bahita bamenya icyo uvuze. Dawidi ni umuntu ukomeye cyane mu mateka ya Isirayeli. Dawidi ni umwami ukomeye, birivuga ko ari umwami ukomeye. Na Bibiliya ubwayo
imuvuga nk'umwami ukomeye, ntabwo ari umwami usanzwe. Nubwo atakiriho ariko uvuze Dawidi muri Isirayeli ni umwami ukomeye. Ngo azima mu nzu ya Yakobo, ngo ni Yesu nyine, azima mu nzu ya Yakobo iteka ryose, ubwami bwe ntibuzashira. Amina. Aba ni amasezerano. Wumve nawe amasezerano Mariya ari guhabwa ko agiye kubyara umwami uzaba umwami iteka ryose mu nzu ya Yakobo, kandi ubwami bwe butazashira. Icyama ngo nawe Imana igusezeranye uyu munsi isezerano rikomeye kandi rihenze nk'iri ngiri. Amen. Icyama ngo Imana uyu munsi kwibuke nawe igusezeranye ibintu bigiye kukubaho byiza cyane mu gihe kiri imbere. Icyama ngo Imana ikwibuke uyu munsi wumve inkuru nziza ivuye mu ijuru. Amen, amen. Mbatuyeho kwakira inkuru nziza ivuye mu ijuru mu izina rya Yesu. Ababyakiriye gutyo muzamure ibiganza. Imana yohereza marayika Gaburiyeli aguha inkuru nziza ivuye mu ijuru. Iyi noheri ibe noheri yo kumva inkuru nziza mu buzima bwawe. Uyu munsi iyi noheri ibe noheri yo kugira impinduka nziza mu buzima bwawe. Ibintu byo gukomeza nk'uko byari bisanzwe, ahubwo habe impinduka nziza mu buzima bwawe. Nuko Mariya yibuka nyine uko umuntu aba yize. Mariya abaza marayika ati, ibyo bizabaho bite ko ntararyamana n'umugabo? Kuko yabwiye ko agiye gutwita kandi nta mugabo bigeze baryamana. Urumva Mariya yagize ikibazo nyine. Yari umukobwa utegereje ubukwe, wirinze uko ashoboye kose kugira ngo azashyingirwe ataryamanye na fiyanse we. Yari umukobwa mbese ukijijwe. Noneho marayika amubwira ko agiye gutwita. Ubwo Mariya abaza ikibazo umuntu wese ushobora kuba yakwibaza, ese bizashoboka bite ko ntararyamana n'umugabo? Marayika aramusubiza ati, umwuka zose zizagukingiriza. Amen, amen. Tuvuge kuri aya magambo. Ibyo gutwita marayika amweretse Mariya uko bizashoboka. Marayika yabwiye Mariya ko umwuka agiye kumuzaho. Ni mu buryo bw'umwuka wera nyine, ntabwo ari uburyo bwa kimuntu, ni uburyo bwo gusama bitavuye ku mugabo, bitakozwe mu buryo bwa kimuntu, ariko Mariya agasama byanze bikunze, ariko bikozwe n'umwuka wera. Amen, amen. Hari amajambo y'ubwami bikomeye. Burya hari igihe ibintu by'Imana biteye umuntu gukorwa n'isoni. Hari ibintu by'Imana ubona bisa nkaho byagukoze isoni mu bantu. Hari ibintu by'Imana kubera ko abantu nyine badafite imyumvire y'umwuka byanze bikunze, abantu bareba ibyo babonesha amaso yabo, akaba ari nabyo bavugaho, akaba ari nabyo mbese bumva ko ariko byagenze. Ariko marayika yabwiye Mariya ngo umwuka wera azakuzaho, hanyuma imbaraga z'Imana isumba byose zizagukingiriza. Mbese Mariya yagize ikibazo ati, abantu bazabona mfite inda igeze aha. Yosefu ntabwo twashyingiranywe. Yosefu kandi nta nubwo twaryamanye, nta nubwo tuzaryamana mbere y'ubukwe. Deje ubukwe bwo busa bwameze nk'ubwapfuye ariko butapfuye. Mariya ati neza se abantu babona ntwite kandi ntararyamanye na Yosefu, ntararyamanye n'umugabo, ko ntarashyingirwa, nzamara amezi 9 nkorwa n'isoni imbere y'abantu. Abantu bose bavuga ati dore wa wundi Mariya atwita inda y'umuntu tutazi. Mariya agira ikibazo gikomeye cy'ukuntu azitwara muri ayo mezi azaba atwite kandi ataryamanye na fiyanse, ataryamanye n'umugabo. Niyo mpamvu yabajije ikibazo kimeze gutya. Ariko marayika aramubwira ati, ntugire ikibazo, igihe uzaba utwite, ukwezi kwa mbere kuko uzaba utwite abantu ntibazabona inda, ukwezi kwa gatatu kwa kane ubwo murabizi kundusha, inda zawe itangiye kuboneka, mu mezi 6 inda zawe igeze ahangaha. Ariko icyo gihe cyose ntugire ubwoba, ntugire ikibazo Mariya, kuko imbaraga z'Imana isumba byose zizagutwikiriza, zizagukingiriza. Ni ukuvuga ngo
Imana yakoze ku buryo ayo mezi yose Mariya yamaze atwite abantu ntacyo babonaga, nta magambo yavuzwe, nta kritike zabayeho, mbese uvuga ngo Imana yakingirije Mariya ku buryo abantu batabonye ibyo ngibyo biri mu kuba Mariya igenda ikura nyine ku buryo ibyo byose byabaye abantu kuko imbaraga z'Imana isumba byose zizagukingiriza. Gukingiriza abana nuko ugafata umwenda ugashyira ntanga wamenya ibyo n'amayibere se wayingirije. Nubaga ntabwo babonaga inda ya Mariya, ntabwo bayibonaga cyangwa se ngo babyiteho cyangwa se ngo nuko Mariya ninda byara nta kibazo, nta soni akozwe nazo. Amen. Kuko imbaraga z'Imana isumba byose zamukingirije. Icyaba n'igukingiriza, hari igihe Imana igukingiriza. Amina. Hari igihe ushobora kumara nko muri Afurika yetu ukamara nk'iminsi nk'itatu utarya neza, ariko igihe Imana ikakwima abashyitsi ntihagire umuntu umenya uko bimeze iwawe. Ukaba ufite agapantaro n'agashati ukajya ugafura neza, ukajya mu rusengero buri cyumweru wambaye agapantaro n'agashati kamwe buri cyumweru, ariko imbaraga z'Imana byose zikagukingiriza ntihagire umuntu ubyitaho. Iyo pantaro y'ishati ukabyambara nk'umwaka, ukikirizwa ugakizwa hamwe n'abandi abantu bambaye neza buri cyumweru bambaye amakoti nawe ukabajyamo, ntihagire ubyitaho ukamara umwaka wambaye ishati n'ipantaro imwe, ntihagire ubyitaho kuko imbaraga z'Uwiteka ziba zagukingirije. Amen, amen. Ubuzima bwacu bweshobora kuvuga ibyanjye, nawe ushobora kuvuza ahantu Imana igukingiriza. Hari Imana ihishira ntibimenyekane ku bandi, wowe ukaba ubizi n'Imana yawe, mukaba mubiziranyeho kuko imbaraga z'Imana isumba byose ziba zagukingirije. Abantu ntibamenye ibyawe kandi bica mu bigeragezo bitoroshye. Abantu ntibabimenye, ntibabyiteho, ukuntu umaze nk'umwaka ntawe uzi ikibazo cyawe, Imana ikagukingiriza ukiberaho neza gutyo we n'Imana yawe mubiziranyeho, ariko abantu ntacyo babona. Imana ijya idukingiriza bene data. Amen. Kuko abantu bajya badukoba hamwe na hamwe, abantu bajya baduseka hamwe na hamwe, twajya dukorwa n'isoni hamwe na hamwe, ariko Imana ikora ku buryo idukingiriza abantu babiri ibyacu. Amen, amen. Kuko imbaraga z'Imana isumba byose zizagukingiriza. Nicyo gituma wowe uzavuka azitwa umwami, azitwa umwana w'Imana. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Uyu munsi tuzanye inkuru nziza. Mu minsi y'imbere tuba dufite amashimwe dushima Imana nyine ko twibuka Christmas, ko Yesu yavutse. Uyu munsi muri ivuzwe ni uko Mariya agiye kugira gute, agiye gusama inda, ariko Mariya ntakabwira ikibazo kuko imbaraga z'Imana isumba byose zizamukingiriza. Ubwo bukwe nawe mwumve iyo nkuru yumvise, yenda bari gutegura za invitation, bari gutegura uburyo bagiye gutumira abantu, umugabo ari gushaka uburyo ateguriwe mbese iwe kunazakira umufasha we. Mariya nawe yavuga ati babyeyi banjye nawe mwitegure ku ruhande rwanyu, bari mu myiteguro bashyashyana. Marayika niho yaje amubwira inkuru ko ibintu bigiye kugenda nk'uko tubisomye hano. Hari igihe gahunda z'ubuzima bwawe zihinduka mu nyungu z'Imana ariko no mu nyungu zawe, kandi mujye mwemera iyo change, mujye mwemera guhinduka kw'ibintu, mujye mwemera ko ibintu bishobora guhinduka ariko biba biri mu nyungu zawe burya. Iyo Imana yinjiye mu buzima bwawe hari ibyo ihindura, ariko mujye muba flexible, mujye mwemera uko biri guhinduka biba ari mu nyungu zawe. Niyo se Mariya kubyara Yesu no kuba kubyara umwana wa Yosefu igihenze n'iki, icyamukimukiye cyane iki, icyari kiryoshye n'iki, Yesu. Ni ukuvuga ngo Yesu wawe cyangwa se umugisha wawe cyangwa se inkuru nziza Imana ikuzanira uyu munsi, njye ntabwo nyizi, ariko ishobora kuza ari inkuru ihindura bimwe na bimwe mu buzima bwawe. Amen. Ubu iyo igihe wabyukira gasi zongera kubyukiraho
yenda kampani bakoragamo sinzakoramo nanone, yenda ifite wari ufite haraboneka izindi nshyashya. Ibintu bishobora guhinduka mu buzima bwawe, Imana ihindagura ibintu ariko kugira ngo iguhe igisubizo cyiza utegereje. Amen, amen. Ubwo rero nubona ibintu bihindagurika mu buzima, iyo uvuga Imana nubwo ntasobanukiwe ariko nzi ko ari wowe uri mu gukora ibi ngibi, mbaye ngushimiye. Amen, amen. Mujye mwemera Imana uko aho banyuza mu ntebe gutyo. Mariya yemeye gutwita nyine ngo yemeye inkuru nyine nziza, yaje kwemera hariya ijambo nshaka gusoma rya nyuma hano niyo gusoza, reka ndivuge ntabibagirwa. Mariya ngo abwira marayika ati, dore ndi umuja w'umwami Imana, bimbe iki? Bimbe uko uvuze. Ngo nuko marayika amusigaho aragenda. Ndi umuja w'umwami Imana, bimbe uko uvuze. Utari umuntu uzi ubwenge wavuga ngo Mana, wowe uzaniye inkuru imeze gutya, ibintu uvuze ngiye kubitekerezaho, ngiye kubyigaho, ndimo kumva mvangiye, nari nifitiye ubukwe, nari nifitiye fiance, ibintu byari bishyushye, ngiye kubyigaho. Ariko Mariya yavuze ati, umuja wawe bimbe uko uvuze. Aho kabisamiye hejuru n'abandi Imana birakampama, birakambaho, ibyo uvuze bimbeho, ibyo uvuze birakambaho. Amen, amen. Byerekana ko Mariya amaze gusobanukirwa ko ari inkuru ivuye ku Mana, kuko byari yarakoze ko ari inkuru nziza. Cyane ko yamaze gusobanukirwa ko umwana azavuka azaba umwami ukomeye. Amen, amen. Ubwo mujye muvuga ati, Mana, ibintu untangarije uyu munsi bimbeho. Bimbeho. Ni bande batakubwira ngo bimbeho. Inkuru nziza abantu kuzaniye igire gute? Ikubeho. Kuko burya akanwa kacu kajya karema ibintu. Iyo watuye ngo bimbeho nyine bikubaho gutyo. Iyo ushidikanyije ntuvuge ukagira gute? Hano wabwiye inkuru nziza ngo bamwe pasaki baraseka. Soze ko Imana bagiriye ubuntu nyine umwana n'ubundi akavuka, ariko atandukanye n'uyu nguyu. Mariya yaravuze ngo bimbeho. Mu gihe undi yasetse, uyu nguyu yaravuze ngo bimbeho. Bimbeho kugira ngo inkuru nziza, ntabwo inkuru nziza yawe uyu munsi ntabwo nyizi. Inkuru nziza yanjye ishobora kuba atari nk'iyawe, ishobora kuba itandukanye n'iyawe, ariko icyangwa ni uko ari inkuru nziza ku buzima bwawe. Amen. Ndagira ngo uyu munsi inkuru nziza wumva utegereje ikubeho. Amen, amen. Inkuru nziza marayika w'Imana akuzaniye ubu ngubu muri iki gihe cya none, akenshi Imana inyura mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu tuvuga amagambo tuvuga ijambo ry'Imana, ntutegereze marayika Gaburiyeli kuza kumubona ahagaze aho. Ushobora kuba namusimbuye. Amen, amen. Imana inyura mu ijambo ryayo ikavuga ibintu, kandi ibyo bintu bikagira gute? Bikabaho. Kuko iki gitabo mu by'ukuri jyewe iyo nkireba gutya, iki ntabwo ari igitabo, iri ni ijambo ry'Imana. Ni ijambo ry'Imana turi kubona mu buryo bw'inyuguti, ariko ni ijambo ry'Imana. Ubwo rero Imana inyuze mu ijambo ryayo, ujye uvuga uti, Mana, ibintu uvuze bimbeho. Amen, amen. Tujye gusenga Imana ntabwo turi butinde. Icyangombwa ni uko uvuga uti, inkuru nziza Mana utegerejeho, kandi ushingiye ku ijambo ry'Imana, ushingiye ku ijambo ry'Imana rivuzwe uyu munsi, Mana, inkuru mutegerejeho imbeho mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Abategereje inkuru nziza, abashaka inkuru nziza ko bavugwaho, kandi bakaba bavuga bati, iyo nkuru nziza itubeho. Mahoro dusenga Imana mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga Imana. Tugiye gusenga Imana. Imana ibahigisha mwese abaruka. Wowe wumva ijambo ry'Imana, Imana ibahigisha. Nati inkuru nziza ku muntu wese wumva ijambo ry'Imana. Nati yo ku munsi marayika Gaburiyeli akuzana inkuru nziza, akagusanga aho uri, ngo marayika amusanga aho ari, amubwira inkuru nziza. Sinzi aho marayika agusanga uyu mwanya, mwe muri mu rusengero, Imana ibasanze hano, akira inkuru nziza iva ku Mana. Abandi bumva ijambo ry'Imana, Imana igusanga aho uri, wakira inkuru nziza iva ku Mana mu izina rya Yesu. Mwami Yesu, kiragiye yohereje Gaburiyeli abwira Mariya inkuru nziza ko azabwira umwana w'umuhungu akamwita Yesu, kandi azaba umwami ukomeye, kandi uzahoraho igihe cyose mu nzu ya Yakobo. Mwami Yesu Kristo, uyu munsi ndavugana n'ubwoko bwawe, buri wese ategereje inkuru nziza iva mu ijuru. Kuko mu ijuru hava inkuru nziza, ntabwo hava inkuru mbi. Niyo mpamvu Yesu, nshingiye ku ijambo ryawe, nkweretse mwene data, nkweretse mushiki wanjye uhagaze imbere yawe, wumva ijambo ryawe,
akaba ategereje inkuru nziza iva mu ijuru. Muri aka kanya mwami, sinzi icyo buri wese afite nk'icyifuzo gikomeye kandi ategereje ko yakumva inkuru nziza iva ku Mana. Mwami Yesu Kristo, ndakwinginze kugira ngo umanure inkuru nziza kuri mwene data, umanure inkuru nziza kuri mushiki wanjye uri kumva ijambo ryawe. Uyu mwanya buri wese yakira inkuru nziza iva mu ijuru, kandi buri wese avuge ngo imbeho iyo nkuru uko ije, uko nitegereje imbeho mu izina rya Yesu. Mwami Yesu Kristo, ngushimiye ko utanze inkuru nziza kuri mwene data mushiki wanjye. Ngushimiye ko tuzuba washimwe mu minsi iri imbere. Buri wese avuga ibyiza wamukoreye, buri wese afite inkuru nziza yumvise muri iki gihe cya Noheli, byambaye mu izina rya Yesu. Amen. Amen.